mwicishe bugufi dusenga Imana. Mwami Imana yacu dukunda uri mu ijuru ryaratwongeye gushima izina ryawe bw'icubahiro. Tondo ciza tugushima uburyo wabanye natwe mu minsi 6 isigaye nyuma y'amaso yacu, watugiriye neza. Gitondo dufite amashimwe uhabwe icubahiro. Duciye bugufi cyane ngo ibitari byiza byose byatubonetseho ubitubabarire. Muri gitondo utwakire nk'abana bawe. Ubwo tukugiraho umugisha tukaba wemeye ko tuva mu bihande bitandukanye tumaranira kuza mu rusengero rwawe, turakunze cyane ngo uturinde Satani uburyo bwose, kugira ngo iyi sabato nitubera iy'umunezero bishime izina ryawe. Kandi tukugiraho umugisha muri gitondo cyiza, wongeye kwemera ko ishuri ryo ku isabato ritangira. Turarikweretse cyane ngo abari wowe uriyorobora, kugira ngo Mwami wacu ibirimo byose nibiyoborwa nawe ukagera ku musozo nta gikuba gicitse. Dushime izina ryawe. Uyu munsi wose tukugiraho umugisha kandi uturinde Satani w'uburangazi bwose, kugira ngo iyi sabato nitugubwa neza muri yo tugatahana umugisha wawe. Dushime izina ryawe. Ubuntu bwawe n'amahoro bubane natwe, kandi ibyo ushaka n'ibyo ushima aba ari byo bitubaho. Tubisabye twizeye kuri biduhe mu izina rya Yesu, amen. Sabato nziza, umunsi w'umunezero. Sabato nziza, umunsi w'umunezero. Yego, reka twumve ko twakoze ku isabato y'ubushize tariki 18 z'ukwa karindwi 2026. Twakorewe na MGA, umuyobozi yari Manirafasha Sylvestre. Amakuru twizera Imana Justin, gusenga Mukantabana Speciose, gutora indirimbo Gashyamba Faustin, n'amakorali yadukoreye. Twakorewe na Girimpuwe mu gitondo, hanyuma mo hagati dukorerwa n'inyenyeri. Mu gusoza dukorerwa na Hitamo Yesu y'Ibusana. Hanyuma reka twumve mu bihande. Kuvuga ngo bwuzuri banditswe ari 110, abaje bari 67, nta murwayi bari bafite. Abasibye bari 43, abize 7 bari 16, bari bafite abashyitsi 17, abatanze kimwe mu 10 bari 18, abatangiye isabato bari 19, abasuye bari 18, abasuye bari 21. Amateraniro yo kubwiriza yakozwe n'abantu 8, abafashije bari 25, abafashijwe bari 31. Centre Ville banditswe ari 59, abaje ni 33, bari bafite abarwayi 2, abasibye bari 24, abize 7 bari 11, bari bafite umushyitsi umwe. Abatanze kimwe mu 10 bari 5, batangiye isabato bari 4, abasuye bari 6, abasuye bari 8. Amateraniro yo kubwiriza nta wayakoze, abafashije bari 8, abafashijwe bari 12. Francophone banditswe ari 46, haje 30, nta murwayi. Abasibye bari 16, abize 7 bari 7, abashyitsi bari 2, abatanze kimwe mu 10 bari 7, abatangiye isabato bari 13, abasuye bari 8, hasuwe 13. Amateraniro yo kubwiriza yakozwe n'abantu 6, abafashije bari 9, abafashijwe bari 18. Gihande cya Mpenge banditswe ari 89, abaje 61, abarwayi bari 6, abasibye bari 22, abize 7 bari 9, abashyitsi bari 9, abatanze kimwe mu 10 bari 17, abatangiye isabato bari 12, abasuye bari 7, abasuwe bari 12. Amateraniro yo kubwiriza yakozwe n'umuntu umwe,
abafashije bari 4, abafashijwe bari 5. Tugeze ku gihande cya mubona, twanditswe turi 92, abaje 52, nta murwayi, abasibye bari 40, abize 7 bari 11, twari dufite abashyitsi 3, kimwe mu 10 cyatanze abantu 16, abatangiye isabato bari 11, abasuye bari 12, abasuye bari 8, amateraniro yo kubwiriza yakozwe n'abantu 6, abafashije bari 13, hafashijwe abantu 13. Rusagara handitswe ari 111, abaje bari 64, abarwayi bari 6, abasibye bari 41, abize 7 bari 16, abashyitsi bari 2, abatanze kimwe mu 10 bari 15, abatangiye isabato bari 14, abasuye bari 16, abasuye bari 17. Amateraniro yo kubwiriza yakozwe n'abantu 24, abafashije bari abantu 4, abafashijwe bari 12. Hanyuma twese turi 507, abaje ni 307, twari dufite abarwayi 10, abasibye ni 186, abize 7 bari 70, twari dufite abashyitsi 34, ikimwe mu 10 cyatanze abantu 78, abatangiye isabato bari 73, abasuye bari 79, abasuwe bari 79, amateraniro yo kubwiriza bari 65, abafashije bari 63, abafashijwe bari 97. Abarayi batangiye isabato ni abantu 119. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo imemori ko mwayiteze amatwi kandi nta bintu byinshi byo kuvugaho, kubera ko ntabwo ndamenya impamvu ihora ari imwe. Gusa iyo dutekereza kenshi ni uko abantu badatanga raporo, kuko hari igihe njya kubona nkabona umuntu bamushyizeho ko yasibye kandi yaje akererewe se cyangwa ntiyatanze raporo, ndetse ugasanga tuzi ko n'umuntu arwaye mu itsinda ryacu ariko ntitubivuze, bakavuga ko uwo muntu yasibye. Reka turebe uburyo twanozamo gutanga raporo nk'uko duhora tubishishikarizwa. Imana ibahe umugisha. Abagore turashima Imana yaduhamagaye mu mazina yacu, iduha inshingano nk'iya Mariya yo kwamamaza inkuru y'uwazutse. Duhaguruke tumwamamaze hose, mu misozi ndetse no mu bibaya. Ntakiri mumva ubu ni muzima, ndetse n'umuneshi wabamwemeye bose. Muhaguruke tumwamamaze hose, mu misozi ndetse no mu bibaya. Ntakiri mumva ubu ni muzima, ndetse n'umuneshi wabamwemeye bose. Mariya amaze kumva iyo nkuru nziza, ashira iruhande byamubuzaga kwihuta, aracecebura maze ariruka cyane, abwira Petero ngo umwami wacu yazutse. Muhaguruke tumwamamaze hose, mu misozi ndetse no mu bibaya. Ntakiri mumva ubu ni muzima, ndetse n'umuneshi wabamwemeye bose. Muhaguruke tumwamamaze hose, mu misozi ndetse no mu bibaya. Ntakiri mumva ubu ni muzima, ndetse n'umuneshi wabamwemeye bose. Yemwe bagore
vuba bidatinze kandi azajyana n'abamwemeye bose. Muhaguruke tumwamamaze hose mu misozi ndetse no mu bibaya. Ntakiri mumva ubu ni muzima ndetse n'umuneshi w'abamwemeye bose. Muhaguruke tumwamamaze hose mu misozi ndetse no mu bibaya. Ntakiri mumva ubu ni muzima ndetse n'umuneshi w'abamwemeye bose. Ntakiri mumva ubu ni muzima ndetse n'umuneshi w'abamwemeye bose. Ntakiri mumva ubu ni muzima ndetse n'umuneshi w'abamwemeye bose. Muhaguruke tumwamamaze hose mu misozi ndetse no mu bibaya. Ntakiri mumva ubu ni muzima ndetse n'umuneshi w'abamwemeye bose. Tugeze mu kanya ko kumva amakuru y'ahandi. Reka mbere yuko dutangira, turi abana bafite amakuru y'ahandi. Mbonyemo abantu 4, bivuze ngo abo bantu 4 batarimo, niyo najya ndasoma igika cya mbere nkasoreza ku cya nyuma, ntabwo mwamenye iyo biri kubera. Reka mbasabe kugira ngo ni byiza gutunga kino gitabo kubera ko harimo inkuru zitera ibyiringiro. Amakuru y'uyu munsi n'ay'umugabo witwa Enoki. Inzozi za Enoki, umugabane wa mbere. Bivuze ngo tuzabona n'umugabane wa kabiri. Iyi nkuru ni y'umugabo witwa Enoki wo mu gihugu cya Espagne. Ubwo abadafite amakuru y'ahandi, ibindi ntabyo ndi buvuga, ababifite ubwo nibo bari bubisome. Ibindi twamenya ku gihugu cya Espagne. Espagne yabaye igihugu cy'ubukristo mu gihe cy'ingoma y'Abaroma. Nyuma amoko y'Abadage bo mu Burayi bigaruriye ako karere, maze mu nyuma amoko y'Abadage bo mu Burayi bigaruriye akarere, maze mu mwaka w'711 Abayisilamu bakomotse muri Afurika bigarura igihugu cya Espagne. Mu mwaka w'492 ubwami bw'Abakristo bwo mu majyaruguru ya Espagne bwatsinze Abayisilamu, maze bukwirakwiza idini rya Kiliziya mw'icyo gihugu cya Espagne. Ngaho aho abirabura tubona mu Burayi mu gihugu cya Espagne aho bakomotse. Mu mwaka katedrali nini cyane yo muri Espagne yitwa Sagrada Familia, yubatswe mu mujyi wa Barcelona. Umwubatsi witwa Antoni yatangiye kubakwa mu mwaka w'882. Bivuze ngo iyi kiliziya niho yubatswe, kandi nubwo ituzuye neza, yashizwe mu murage w'isi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubumenyi n'umuco UNESCO. Dutangiye rero inkuru ya Enoki. Enoki yumvaga ari nkaho ubuzima bwe bumeze
nk'inzozi mu gihugu cya Espagne. Yari afatanyije ikigo cy'ubuvuzi bw'imyitozo ngororamubiri n'umushoramari mu gihugu cya Barcelona, kandi yari amaze imyaka irenga 20 yishimira uwo mwuga we. Umugore we witwaga Ingrid yari umuganga wita ku bantu barwaye indwara z'imitsi mu kigo cyita ku bageze mu zabukuru cy'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Bari bafite abana 2 b'abahungu kandi bari babayeho neza. Bityo rero Enoki ntiyashoboraga gusobanukirwa impamvu yakomezaga kumva ashishikajwe no kuba umupasiteri. Bivuze ngo hano Enoki yagiraga inzozi zo kuba umupasitori, ariko amarangamutima ye ntayagaragaza. Ntiyashakaga ko Imana itekereza ko atishimiye umurimo w'ingirakamaro yari kuzaboneramo umugisha. Ntiyashakaga kuvuga ngo urakoze kubw'ibintu byose wampaye, ariko ubu ndashaka kuba pasiteri. Kubw'ibyo ntiyasenze Imana ayibwira icyifuzo cye, ndetse nta nubwo yigeze abwira umugore we igitekerezo cyo kuba yaba umupasiteri. Nyuma yaho icyorezo cya COVID-19 cyaradutse. We n'umufatanyabikorwa we mu bucuruzi byabaye ngombwa ko bafunga ivuriro ryabo mu gihe cy'ibyumweru birenga 3. Igihe bongeraga gufungura, icyifuzo cya Enoki cyo kuba umupasiteri cyarushijeho gukomera. Mu mutima we yumvaga ko ibyo akorera Imana bimeze nkaho bidahagije. Yabwiraga abarwayi bamwe na bamwe ibya Yesu kandi akabasengera, ariko siko bose babaga biteguye kumva ibyerekeye iby'Imana. Enoki yifuzaga cyane kuvuga ibyerekeye Yesu igihe cyose. Kuba umuganga w'indwara z'umubiri byasaga naho bidahagije. Igihe cyiza kuruta ibindi mu buzima bwa Enoki cyari icyo kubana n'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bivuze ngo igihe yatangiraga akazi, abo yasomeraga Bibiliya, abamuganaga babaga ari byo bifuza kumva buri munsi, ndetse bamwe batangiye kumusaba ko yajya basengera. Nyamara kandi Enoki ntiyasenze asaba kuba umupasitori. Yaratekerezaga ati, ngomba gukora iby'Imana ishaka, kandi ubushake bwayo nibwo bwatumye mbanza kuba umuganga ufasha abandi mu kubavura indwara z'umubiri. Ariko buri mugoroba iyo yageraga imuhira, yisangaga abwira umugore we gusa ibyerekeye n'ibiganiro by'iby'umwuka n'amasengesho yagiranye n'abamusuraga. Ahangaha Enoki yari yarahishe umugore we ko agira inzozi zo kuba umupasiteri kubera ko atabikundaga. Amaherezo umugore we yaramubwiye ati, hari ikintu ngomba kukubwira. Imana yambwiye ko ugomba kujya i Sogunto kwiga teolojiya no kuba pasitori.
umugore we nawe izo nzozi yarazigize. Ikigo cy'Abadivantiste cy'Isagunto niho abapasitori batorezwa mu icyo gihugu cya Espanye. Ubwo Enoki yumvaga ibyo umugore we yamubwiraga, byari bimuri mu mutima, yumvise ari nk'inzozi ko bitashobokaga. Yari afite umurimo umwinjiriza amafaranga menshi. We n'umugore we bakundaga umujyi wa Barcelona. Abahungu babo bigaga mu ishuri ry'Abadivantiste ryo muri ako karere. Yarababwiye ati, niba ibyo ari byo Imana ishaka kandi atari ibyifuzo byanjye, gusa izabimenyesha. Ariko kandi umugore we ntiyaretse igitekerezo cye. Buri cyumweru yaramwibutsaga ati, Imana ikomeje gushyira umutima wanjye ko tugomba kujya Isagunto. Maze Enoki nawe akamusubiza ati, ntibishoboka. Dukeneye inzu, akazi n'ishuri rishya ry'abahungu bacu. Ntitugomba gutakaza igihe cyacu tubitekerezaho. Umunsi umwe Enoki yaganiriye na murumuna we wari umupasitori, amubwira ibyari bimuhangayikishije. Nta kintu na kimwe yari yateganije kuvuga, ariko yumva amagambo ahise amuvamo. Muramu we yamusezeranije kubisengera. Yongera ati, niba ari ubushake bw'Imana, izatwereka icyo gukora. Hanyuma se w'umugore wa Enoki yarapfuye, maze abagize umuryango batangira gutekereza ibyo kwimukira hafi ya nyina. Enoki n'umugore we barasenze bati, ese twaguma i Barcelona tukajya gufasha mama cyangwa twajya Isagunto? Umugore wa Enoki yohereje umwirondoro we ahantu henshi mu mujyi wa se, ariko nta muntu n'umwe wamusubije. Hagati aho ivuriro rya Enoki ry'imyitozo ngororamubiri i Barcelona ryari rikomeje gutera imbere. We n'umufatanyabikorwa we mu bucuruzi, ndetse bafata gahunda yo kwagura inzu iri hafi ngo bagure imirimo yabo. Ubwo bari barimo basuzuma ibyangombwa, uwo mufatanyabikorwa we yahise amubaza ati, kuki utari umupasiteri? Enoki nawe aramusubiza ati, ibyo uvuga ni ibiki? Mugenzi we aramubwira ati, nkurikije uko mbona uvugana n'abakiriya bawe, ibya Yesu biragaragara ko ubikunda. None se kuki utari pasiteri? Nyuma y'igihe gito Enoki n'umuryango we baje muri koleji y'Abadivantiste ya Sagunto, aho yaje kwiga teoloji kugira ngo abe umupasiteri. Mwavuga ngo iki? Ntabwo byari umugambi wabo, ahubwo wari umugambi w'Imana. Ibikurikira iyi nkuru tuzabimenyeshwa mu makuru yo ku isabato ikurikira. Amaturo y'isabato ya 13 yatanzwe mu bihe bishize yafashije kwagura ishami rya teoloji ry'ishuri ry'Abadivantiste rya Sagunto, aho Enoki arimo yiga muri iki gihe.
andi maturo yafashije mu bikorwa byo kubaka dorotwari z'abakobwa aho umugore wa Enoki akora ubu ngubu. Tubashimiye amaturo mutegura gutanga muri iki gihembwe azafasha gushyigikira imishinga y'ubutumwa hirya no hino mu gihugu cya Espagne no mu bihugu by'i Burayi. Amakuru y'ahandi arangiye ahangaha. Icyo mbifuriza ni uko mwareka ubushake bw'Imana bugakorera muri twe, mukomeze mugire isabato nziza.